Iyo mvuze kwizera n'ubutumwa bwiza ibyo bintu bijya kujyana sibyo. Tubona Petero icyo ni igitangaza cya mbere. Icya kabiri ndashaka yuko uyu munsi byongera bikaba fresh mu matwi yacu bikamenyekana iyo umuntu abyawe ubwa kabiri cyangwa se iyo umuntu yakiriye agakiza. Hari imirongo ibiri watangije uvuga, nongereho n'uyu wo muri mu Baroma ntugeyo ntuhasome turawuzi. Abaroma 10:17 kwizera kuzanwa no kumva ijambo ry'Imana. Rero ndashaka ko tureba urugero rwa ariko Imana kuko ari umutuzi imbabazi yaduhinduranye bazima na Kristo. Turashima Imana kubw'uyu munsi mwiza yaduhaye nanone. Iminsi yari ibaye myinshi mu gake mutatubona, ariko twongeye twagarutse. Hari habayeho ibibazo tekinike ndetse n'izindi nshingano zitandukanye, ariko ubu turahari kugira ngo tubagezeho ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Turi kumwe nanone muri screen zacu nk'uko mubibona na Manase dukunze kubana kenshi. Manase turakwishimiye nanone. Urakoze Sam. Amakuru Pastor Sam. Amakuru ni meza cyane. Abantu bari batubuze. Twagarutse. Turahari. Nagira ngo basuhuze. Ndabasuje rwose. Nsuje abantu bakunda kudukurikira bose. Hari hashizemo agahe gato, ariko twagarutse kandi twishimiye kubana namwe. Yego. Arabambazaga ngo mwagiye hehe ko tutakibabona. Turahari ntabwo twagiye. Yego. Turahari. Ndagira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana, tuganire ubutumwa bwiza bw'ubuntu bwa Yesu Kristo hano kuri channel yacu ya Grace Abounds TV. Hanyuma kandi akenshi tuba tugufite kugira ngo abariho tuganiriza. Turashima Imana cyane ku bwawe. Ndagira ngo tuganire ku kintu kijyanye no kwizera. Hari imirongo myinshi yo muri Bibiliya ivuga ku kwizera, ubundi kanabivuga bitandukanye. Hari nk'umurongo uvuga ngo twakijwe n'ubuntu kubwo kwizera. Hari n'undi uvuga ngo umukiranutsi azabishwaho no kwizera. Ndagira ngo nawe uzi nyinshi, njye mvuze ibirije hafi, ariko ni Bibiliya ivuga cyane ku kwizera, kandi turabizwa n'ubukristo bushingiye ku kwizera. Ndagira ngo tuganirize ku kwizera, abantu bongere basobanukirwa kwizera uko ari. Urakoze cyane. Uyu munsi tugiye kuganira ku kwizera, ariko tugaragaza n'imbuto zo kwizera. Urumva? Kuko kwizera biri wide, ni bigari, ariko turaza gufata nk'ingero zo muri Bibiliya tubona z'abantu kwizera kwagiriye akamaro. Umuntu akaba yaratangiye ari umuntu usanzwe, ariko kubera kwizera gusa, kwizera Imana, uwo muntu tukabona ubuzima bwe buhinduka, ndetse ubwo buzima bwe bwahinduwe no kwizera bukagirira n'akamaro n'abandi bantu. Twihuse muri Petero wa mbere. Petero wa mbere hasome Petero wa mbere igice cya mbere. Petero wa mbere igice cya mbere 23. Bavuga gutya ngo kuko mwabyawe ubwa kabiri, mutabyawe n'imbuto ibora, ahubwo mwabyawe n'imbuto itabora, mubiheshejwe n'ijambo ry'Imana rizima rihoraho. Urakoze cyane. Ndashaka yuko uyu munsi byongera bikaba fresh mu matwi yacu bikamenyekana iyo umuntu abyawe ubwa kabiri cyangwa se iyo umuntu yakiriye agakiza. Muri we ubwabyo kwakira n'imbaraga y'Imana yo kwizera ijambo, kuko aho twumvise yuko ijambo ari imbuto, sibyo? Iyo ukomeje epfo kugera nko ku murongo wa 24 ndetse na 5, hari naho bagereranya ijambo n'umuntu, bakavuga ngo umuntu, ngo twebwe tumeze nk'ubwatsi bwuma, cyangwa se ngo n'uburabyo bugahunguka, ngo ariko ijambo ry'Imana ryo rihoraho iteka. Umuntu wabyawe ubwa kabiri, sibyo? Iryo jambo rirakomeye
kuryizera bituma uwo muntu waryizeye, uwo muntu icyambere, umuntu waryizeye byonyine, kwizera iryo jambo nabyo ubwabyo ni ikintu gikomeye, kuko Bibiliya yatweretse ko ngo uwo muntu aba avuye mu rupfu agiye mu bugingo, sibyo? Kubwo kwizera, ko tuzi ko hari 200 watangije uvuga, nongereho n'uyu wo muri mu Baroma, ntugeyo ntuhasome, turawuzi, Abaroma 10:17, kwizera kuzanwa no kumva ijambo ry'Imana. Rero ndashaka ko tureba urugero rwande rwa Petero yizeye iri jambo, sibyo? Iyo urebye mu byakozwe n'intumwa 3 murongo wa 6 tubona ntusomaye, tubona Petero na Yohana bajya gusenga, bahura na wa muntu wari umugaye, arabasaba, birangira amukoreye igitangaza, wari ikimuga aragenda. Iyo ni experience imwe ya Petero wagize gute, wizeye, noneho imbaraga zo kwizera ziri muri we, sibyo? Z'ubutumwa bwiza. Iyo mvuze kwizera n'ubutumwa bwiza, ibyo bintu bijya kujyana, sibyo? Tubona Petero, icyo ni igitangaza cya mbere. Icya kabiri, hari igihe yanyuraga ahantu, ndumva ari mu gice cya 9 cy'ibyakozwe n'intumwa. Noneho abantu bagatangira kuzana abarwayi, ngo igicucu cye aho kiri bunyure abantu kirabakiza, kandi koko biza kuba. Ndumva ari nko ku murongo niba ari wa 19, ariko aho hantu barahazi. Kankomeze ubugira 3, nanone tuzi Petero ajya mu rugo rw'umudamu wari wapfuye, Dorcas, noneho agira gute, aramuzura, sibyo? Aramuzura, yasanze abantu barira bababajwe n'imirimo yabakoreraga myiza, akaba yarapfuye, yarapfuye by'imburagihe, ni nkaho yarakenyutse, yarakiri muto. Birangira bagize gute, birangira Petero agiye mu cyumba wenyine aho uwo muntu wapfuye yarari, aramusengera, arazuka. Rero uwo ni Petero, ba Paulo ndetse na Yesu, kubw'iyo mbaraga yo kwizera, sibyo? Izo mbaraga zo kwizera zakoze ibitangaza. Uyu munsi umuntu ushobora kuba yihereranywe n'ibibazo runaka, kwizera ko ubwako, kwizera ijambo ry'Imana gushobora guhindura imibereho y'umuntu, gushobora guhindura imibereho y'umuntu wizeye Yesu. Ba Petero abo hari igihe bigeze kubabaho bagerageza bakora imirimo y'uburobyi, turabizi, ariko aho kwizera kwabo kwagezaho kubahindura bo ubwabo, gutangira no kugira umumaro, guhindura n'abandi bantu, mbese bo bagezagaho ubutumwa bwiza kubwo kwizera. Rero kwizera ni ingirakamaro mu mibereho ye y'umukristo, nk'uko tuzakomeza kugenda tubibona. Ndagira ngo bisobanuke neza. Hari abantu bamwe bumva uvuze nk'uko ukuntu ba Petero babanje kuba abarobyi, ariko nyuma bakaza kubeshwaho no kwizera, bakagira ngo baretse akazi, baretse gukora. Cyangwa se umuntu ashobora kwizera atagira icyo akora bikamubeshaho byonyine. Oya, Bibiliya iravuga ngo udakoze ntakarye. Barabikoraga byombi, sibyo? Ba Paulo tuzi yuko yabohaga amahema, akayagurisha, akabona uburyo bwo kumutunga no gukora umurimo w'Imana. Yego, wenda hari naho yajyaga bakamugezaho impano runaka kubw'ubutumwa bwiza akora, ariko ntabwo kwizera
bikuraho yuko umuntu yakora umurimo runaka umwinjiriza. So kwizera bigomba kugendana no gukora cyane. Kwizera gukora ntabwo nsobanukiwe neza gukora gukora akazi gasanzwe, ntabwo ahubwo ni ukuvuga ubaye ufite kwizera, sibyo? Ufite kwizera, uko kwizera gutuma n'akazi kawe gakorwa neza, sibyo? Ariko wenda ikirushijeho wenda ubigereranije n'ubundi buzima, ni ukuvuga ngo ubundi muri Bibiliya mu gutegeka kwa kabiri igice cya 8:18 hatubwira yuko ushatse wahasoma, aravuga ngo niduha imbaraga zo 18, ahubwo uzibuke Uwiteka Imana yawe kuko ari iguha imbaraga zikuronkesha ubutunzi. Urakoze. Ni ukuvuga ngo iyo turimo tuvuga mu byo gukora, tugomba kuzirikana yuko ibyo dukora bikagira umugisha, tugomba kuzirikana yuko ari imbaraga, si kubw'imbaraga zacu, ahubwo ngo niyo iduha imbaraga zituronkesha ubutunzi. Ni ukuvuga rero ngo umuntu wizera gukora arakora, ariko akaba azi yuko iyo success ye ibyo ageraho atari kubw'imbaraga ze, ahubwo ari imbaraga ashobozwa n'Imana ituma agera kuri iyo success cyangwa se kuri ubwo butunzi. Tumva bisobanutse neza, gukora no kwizera ni ibintu bigomba kugendana, ahubwo niba wizera koko ugomba kuba ufite ibyo ukora, ntabwo ugomba kwizera ngo ujye kuryama. Najyaga kwizera kubyara imirimo, ariko imirimo ntabwo ibyara kwizera. Iri jambo ndagira ngo amagambo y'ingenzi ufata yo muri iki kiganiro ririmo inyuma uze gukora imirimo yo kwizera. Ndumva rero twasoreza ahangaha. Mwakoze kubana natwe mu kiganiro. Manase nawe turagushimiye, wakoze kutuganiriza. Amen.